Tangiye abeshya umugabo we ko arara mu masengesho ikanyarira. Abasengera ikanyarira ndabasuhuje. Uyu ni wa mudamu w'igahogo wagaragaye akina porno cyangwa se mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aho biwa ko yashyizwe hanze n'umusore wamupfuraga nyuma kwanga miliyoni 5 yamuhaga umuvuzi ashaka miliyoni 8 ngo amafoto azibangane burundu. Reka rikomereze rero. Ejo twabonye akanya ko kwigira ikabwaye twigire mu birori byo kwimika umwepiskopi wacu mushya wa Kabgayi musenyeri baratazagiye uvuguruzwa. Ubwo nabonye akanya kugira ngo ntembere imihanda yitarama mbaze mu byukuri uwo mudamu bite byagenze bite ese bimeze bite nyuma yaho ayo mashusho agiriye hanze. Byose rero naje kubibona sanga ari n'umumama rwose unazwe aho ngaho ufite iduka hariya imuhanga mu mujyi atuye gahogo urenze nakoreka no kuhavuga ariko usarujya kuri paratere ku munsi y'umuhanda ubwo ni kote ya Nyarucyama n'abantu rero basanzwe n'ubundi barakize. Burona bajije hari abamotari twavuganye hari abamama twavuganye byinshi ariko ngiye kwibwiriraho ku buzima bw'uwo umumama. Ni umumama ukuze ufite ndetse n'abuzukuru afite umwana yashingiye ndetse muri iyi mpeshyi hari undi mukobwa nanone umukobwa w'ibitera none uza gushingirwa ariko ntumbaze ubwo bwo buzagenda nyuma yari amashusho yagiye hanze y'uwo mubyeyi. Bijya gutangira rero uwo mama sindi vuga amazina ye ariko yasengeraga muri ADPR y'igahogo hari uzamuka hejuru igahogo murahabona abahazi hari ADPR ihari hari umukobwa nawe yasengeraga ariko bikaba byari bizwi ko ngo yakoraga bimenyere byo kuwa mu gutazwi neza bita uburaya. Barasanzwe n'ubundi ngo ari indaya niko bivugwa niko bambwiye arangije arakizwa aya muri ADPR. Ayize muri ADPR rero murabizi aba ADPR buryo nyine baba bimbereye sinjya kubinjiramo yihurirayo n'umwana w'umusore ubwo ni kera nimba umwana w'umusore ubwo ni kera bakiri batoya nyine wari umusirikare barabana nyuma rero rwose n'Imana iza kubagira neza barakungahara babona amafaranga barakira umugabo aza kubademo bacuruza iduka hariya nyine bafite n'amazu meza aho ngaho nababwiye nyine n'ikibanza kinini cyane ejo barimo bakinyereka n'ahandi ipfu za Murambe umanuka mu cya kabiri naho bahafite ahantu naho bashaka gutura kuko aho hantu batuye ubu ngubu Kiliziya Gatolika igiye kwimura ibikorwa byabo bihubake hari amayetaje bashaka kubaka nyine bagura izindi nyubako hafite. Ubwo rero yajyaga abwira nyine abarakora ubuziko barara mu masengesho nawe rero akayanyuzamo akajya kurara hehe ikanyarira. Kujya kurara ikanyarira rero no bazaga ariho byahereye aho kujya gikanyarira aho kajya yigendera n'umusore wari umushoferi wabo akigira aho ntazi nyine yarara mugakabazi ko yaraye mu masengesho. Umushoferi ntumbaze impamvu yari kuva kwa kazi k'umushoferi bwaho ahubwo yigarira nawe umwuga w'ubupfubuzi noneho bakomezanya gutyo. Shitani ko akundi nyine igiye rikoshye ubundi kazana gutamaza. Bivugwa ko uwo musore niba byaravugwaga nyine n'abantu n'umugabo ngo ratanyamara ko umugore wawe gutya na gutya banza ngo umugabo nawe hari ukuntu yabimenye wera gaca kuri wa musore nk'umuntu wamukoreye akazi wari umushoferi wabo ati ko ibintu bavuga nibyo niba ari byo mbabarira uyu muntu umushyira hanze nzaguhemba by'intangarugero. Niyo mpamvu nazira miliyoni 5 umugore ashaka guha uwo mupfubuzi we ntacyo umutipe zamuguye kubera ko yarafite undi uzamuhemba bivuga ko ashobora kuba ari umugabo w'uwo mugore. Icyabaye rero nuko nyine mwarabibonye bajya ahantu nyine babita mu karyamiro nyine aho bagiye ntumbaze kamera uwa Einstein wari uwo musore niki amashusho yose yasubira mwarayabonye cyangwa muragenda n'uwagenda kwirakwira. Icyo waje nuko uziko no kuri Messenger izo foto ari amagroupe ya arutugroupe twa Messenger abantu bagenda bakora baganiriraho zabaye nka ya mashusho nyine ya porno cyangwa se uko zose nyine agenda sirikira biri aho ngaho nk'abandi bose nyine uvuga ngo yabaye umukinnyi wa porno biri aho ngaho. Ayo mashusho haratagiye abantu benshi cyane ubwa mbere twara twarasiye tuzi wenda ko
tudashaka kugira ngo nyine umuntu akwirakwire ariko bikanga aho wakata hose muri groupe asanga ubibonyemo wajya amaye ntangaza no kuri abibonye no kuri izo groupe nyine za messenger nyine musiko Facebook yo iterekana itemera ibishusho bimeze gutya ariko abaca muri messenger ayo mafoto nayo bayashiramo simba baranye ngumye kuyareba ubwo rero uwo musore nyine aho ngaho besayemo kamera ura mudamu ikigaragara ko yagambana ko ntabwo ko yagambana yaragambana kugira ngo aramusho nyine ajye hasi cyangwa anafatwe ariko n'uri byo yarimo nabo ntabwo byari bizi ko nawe yagambaniraga nyine uwo mugabo we byaje kurangira rero uwo mutipe ngakoze group ya WhatsApp y'abantu baziranye ababiri nyine amafoto nyine arakwirakwira kuko namwe mwabibonye ubwo nabarije abo bantu nyine twagiye duhura basigo nyuma yaho byaje kugenda bite amati nyuma yaho bite mu cyecuru ntango bitewe na niwe inkumi yagiye mu rugo nyine ari kumwe n'umugabo we bisanzwe buri duka ryabo nyine yari maze iminsi ngo yifunze mvuga cyari ko ejo abana be barimo bacuruza nanaciye nyine babona afite abana bakuru nibo barimo bacuruza ariko nirizo ngiye kugira icyo mbabaza nahura byo ntabwo wajya ko kare wabura ko ubuzima bukomeze bati bazi kivuga batekereza ntibasi mugora atekereza atari ko bari kumwe sibye ko ngo bigahogo badahari barabagwa ko bashobora kuba bimukiye aho hepfo nyine murambi kuko abigahogo nyine babare bashaka kugira ngo bahimurwe ngaye ngukorera iyi nkuru suko wenda byagenze para bibura nyine icyo bashaka nyine ubuzima buhinduke bugire icyanga gute we mukecuru n'umukecuru we wese uri aho ngaho ujya mu ngeso zitari nziza iyo bintu nyamara shitani nagutamaza tu iragutamaza nkuko twaje twibaza nk'ubwo bukwe bugiye kuzaba mu impeshyi abantu bazaza gutaha ubwo bukwe hari n'abawenda ko akunda abantu hirya no hino babatanaheruka batangira ati wabonye wa wundi wagize gutya nkamya ko bishobora kuzagira n'izindi garuka ntiwamenya byo butari bwataha butari bwanataha nk'uwo mukobwa we uwo muhungu wamusabye cyangwa uzamusaba wenda bafatiye irembo aho ngaho bakataka kujya batse ujye kurongora umukobwa kanaka umutwara kuriya n'iki wenda we bizagenda bite ni ibintu ugere ukafekta n'abana bawe ndetse n'umuryango icyo kintu rwose mana saba abasenga saba abarinzi b'Imana ko barakore bajye bavuga dusabire umuryango dusabire isi yacu kugira ngo ahantu tugende twijyana rwose igaruke ibe isi ifite icyanga cy'ubuzima kuko nk'uwo mugabo se urumva hari icyanga cy'ubuzima gifite dukora ibyatuma abantu tubana ubuzima bubaryohera sibyo ni byinshi narayibabwiye ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana abwira abantu neza ukora ibikorwa by'urukundo cyane abandi gusenga sabara n'abantu ariko ibyo bituma umutima w'abantu babara aya